Bebe. Yego bebe. Ndakunda cyane. Ntabwo nifuza gutakaza. Nzagutembereza imisozi 7 ngo tujishe mu mutima wanjye gukunda cyane bebe. Niba ukunda umwana ubona gukunda muhe kuba mwakisanyira nta kibazo umwana byumvikanye nta kintu bitwaye muhe nagenda agende bwo nyine azaba atari uwawe ugaye mwambitse izuba ari kwambitse ndagukunda mwaza ku mutima nzagukunda forever. I love you love you baby. Love you baby. Love you. Hello people, nizere ko mumeze fresh sana aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Twongera kubasuzana no kubaha ikaze mu biganiro bya Yawe TV. Wakoze cyane niba warakoze subscribe ni by'agaciro cyane. Turi kumwe na Body Max Fitness. Bakubwira ko niba wifuza gukora umubiri gutera neza cyane n'ahandi ugomba kugana uretse Body Max Fitness. Dufite gym nziza cyane, sauna, and massage, swimming pool ku bantu bifuza cyangwa se bakunda koga. Muratugana tukabaha izo service. Duhamagare kuri 0788358041 cyangwa se tugane ni sano werekeza i Kanombe winjiye muri Hilltop akati ibumoso bwawe wogeze kuri Body Max Fitness. Wakoze cyane kuba natwe uyu munsi turi kumwe na couple umeze fresh. Uyu munsi ni umunsi w'abakundana, tuba tugomba gutangira uwo munsi turi kumwe n'abakundana. Siko ibintu babimeze ko biba bimeze meze neza nabi. Nshimiye ko kwakira kuri Yawe TV. Urakoze cyane. Uri kumwe n'urukundo. Iri kumwe n'urukundo. Okay, ariko reka dutangire tunasuza amakupure yose atandukanye. Tuba turi ku munsi w'abakundana, tuba tugomba rero kubanza kwifuriza uwo munsi mwiza abantu baba baragiye mu rukundo. Bare ibintu by'agaciro cyane. Tubanze dusuze umushuti wanjye witwa Miriam Mutoni, afite umugabo we. N'umugabo we mbifurije umunsi mwiza w'abakundana, bakomeze bakundane kandi bazarambane. Umusaza Isiaka manager na madame we tubifurije nawe umunsi mwiza w'abakundana. N'abandi banose andi makupure yose abadukurikiranye kuri Yawe TV tubifurize umunsi mwiza w'abakundana. Ariko ubu mwongorera ibiki mwe? Subiza abantu bakunda. Yarakongorera ibiki? Ntabwo urutuntu baganiramo kumbwira. Uri tuvanga ngarangira hehe? Ngo ni bitema aho numva nshaka turi buze. Oyisemo he? Uturoge tutarahita. Mbaya kanya sibantu bateke. Yaraciri mu mahitamo wallahi. Okay, umunsi w'abakundana munjemo mute? Sha twawinjiye turi en forme. Dufunze moboko cyane. Umunsi nibwo mwakundanye cyane. Undi umunsi w'abakundana ukubwira iki kuri wowe? Ukwigisha iki? Nicyo kwibutsa. Umunsi w'abakundana rero yemba numva ari umunsi ugomba guhora igihe cyose ku bantu bakundana. Ntago ari umunsi ugomba kuza rimwe. Ngiye unyira ukundana n'umuntu, umunsi ugomba kuhora igihe buri gihe. Rero mba numva ari nk'iminsi nk'indi nk'ibisanzwe kuko twebwe Valentina yacu buri munsi iba iriho. Ntago ari iby'uyu munsi gusa. Musa n'igiki cy'umwihariko kuri uyu munsi? Uyu munsi se ndamana gerega isekonda uhora mu rukundo k'icyo kibazo. Nje n'ubundi mu minsi yacu yose ihora isatu. N'ubundi ni rwa rukundo ruba rumeze fresh tu kabisa. Okay, fresh sana. Witwa nde umwana? Nitwa Muteshimana Gisate Opista. Yes. Kangisa ndise. Umusaza? Amazina yawe? Noxman. Asubwo noneho duteranye couple yarukunaga couple kakitwa nk'izina rimwe cyangwa se nka madame akaba yitwa izina ry'umugabo. Mukamurize twumva ukuntu byari. Tubuza gute bebe? Bebe? Yes bebe. Tubuza gute bebe? Gaki. Tubuza bebe. Bebe? Yes bebe. Ndagukunda bebe. Ndagukunda cyane. Tubuza gute? Muri ko muhuje. Nibyo no muri abadisi. Icyoroshye. Kana kana ko mujisha. Couple yanyu imaze igihe kingana iki? Mumaze igihe kingana gutani. Mani haciyemo igihe tu. Haciyemo igihe. Urukundo ko mwarutangiye n'ubu ngubu difference ni uko bwije rugenda rwiyongera ubu si twamenya rwose. Uko rugeze ahantu heza sibyo? Uko rwatangiye ubu niko rugenda ruryoha cyane. Ubuzima bugenda biryoha cyane kuko ni niyo twashwanye iyo twiyunze rugaruka rwazamutse. Ari bushyashya. Mujya mushwana mupfa nk'iki se? Ibintu byo dushwana. Iyo mubwiye ari nk'ahantu twagiye mbwa ngo dutaka mbwa ngo reka ngafate ngirindi rya nyuma. Umungu ni kazi. Yazi ko dutaha. Ngajyaga besha abantu ngo fana. Ugishwe
vugisha ukuri sha nyine ni kakandi bavuze kari ngo muri bibiri kaba papa gakeya gake ko nicyo kintu kimujya mu yanze ko dutaha nicyo kintu cyonyine mupfa cyangwa yatinze gutaha yanze ko mutaha murabana none se niba twajyanye ntabwo tubana yego niba wajyanye n'umuntu ugomba kumusigaho mwajyanye hari igihe biba ngombwa ko mudatana oya hari n'igihe biba ngombwa niba tugomba gutaha twajyanye afate moto ranjye mfate indi dutahe nari mwatana na rimwe tugatana mu rugo iwanjye iyo tubishaka biruka kubaryana iyo tubishaka kandi wenda rimene tahanye sibyo ejo twari turi kumwe twari turi kumwe ejo mwararanye twararanye bivuze ngo twaje duturutse ahantu hamwe Lili mwararanye twararanye byo bebe yego kibaba byari vanse oya se twabivuze kandi ngo byari wazaga twebwe twararanye twaryamanye twaraye mu nzu imwe ariko mutari mu cyumba kimwe biratandukanye si kurana no kuryamana biratandukanye mana ese urumva bihuriye kuryamana kuryamana no kuryamana ese urabeza ku nshinga imwe umuntu mukundana mwararo kubiri none mu gihe cyo kwirinda kuryamana arega igihe bari abantu bakundana ntabwo baryamana haryamana abarushinze sibyo abashakanye iyo bashakanye kandi twebwe ntabwo turabigeraho biri mu nzira zabyo ngo hari igihe kizagera nyine hari igihe kizagera mujye muryama umunsi tuzaba twabyemerewe wapi neza nibyo herega mani ese ibyo bintu umunsi ngo hari igihe ubika amagi abahungu bakayakora oya hari igihe rega ubundi hari ikintu kiba hari ukubikora by'akamenyo hari no kuntu sometimes wabicisha mu mubiri wawe kiba bikenewe nawe mubikora nka rimwe mu gihe mukanyuzamo akantu nka rimwe mu kwezi sibyo bebe nka rimwe mu kwezi mu kwezi murana turaryamana ariko ubundi akenshi dukunda kurarana kandi kuno kwezi twaryamanye bivuze ngo niyo mpamvu twararanye sibyo yiga kibaba ubu twararanye rero byarafashe ntabwo byemeye ko ndibuze kumusiga umunsi w'abakundana sibwo ntabwo murana uno munsi tugomba kurarana ariko ntituryamane oya nakuryamana kurimo turararana abantu benshi bavuga ngo hari abantu benshi bajya bavuga ngo uyu munsi ngo abantu batwara inda ari benshi ariko ni ukwirinda kuba batwara yo kata mu kwa 11 utazaba umwirukaho ndamwiruka inyuma ntabwo ndajya gukora siporo zo kwiruka ese iyo mubikoze mubikora ku buryo cy'umuntu yasanga turirinda kwirinda se niki ugisha bimbara igihe utizeye bebe bivuga ni amabanga y'urugo bebe twajyana gusuresha ajya twigana dufite twebwe uburyo tubikoramo ubwacu nyine buri abantu bose n'inyungu zabo hari ukuntu tubigenza ubwo tubimenya twaba ari amabanga y'urugo tuvuze ibanga ni irya babiri yitwa Gisa no mujamasi wa mbere mukundanye wa mbere se ntabwo ari uwa mbere si n'uwa nyuma ku bwanjye agomba kuba uwa nyuma akomeza bidufashemo aba uwa nyuma amena se murasenga turasenga usengera hagana njyewe nsengera muri EPR wasengera he mari gusenga ni ngombwa kujya kuvuga dini usengeramo ntabwo wasengera mu rugo iyi nguyu rero nyine ngenda senga mbese bivuze ko nasenga usezerane ibyo rero tugera kuri iyo tabu tuzareba uzagandukira mugenzi we cyangwa se nitwa nta dini na rimwe atemera kuza muri cyangwa nanjye nemere kujya muri tuzashaka ibyo tujya gusezeraniramo yari umudive bivamo bebe abo ngubu nyine usigaye bubanga ariko tuzajya gusenga ese ibyo bintu wenda Gisa twigaruke kuri iyo ngingo gato turivaho ntabwo turi buyitindeho bajya bavuga ngo abantu bakundana iyo baryamana bigenda bigabanya urukundo niko byemera ahubwo biriyongera ntabwo ariko mbyemera ubundi ni iyo ngingo wowe waduhaye uko byongera uremera ko bishobora gushoboka bishobora kumwe nyine agukunda nimba ari cyo yagushakagaho deja namara kukibona birarangira ariko niba atari cyo ndumva urukundo rwakomeza cyane kumva ko bamuziranye ubundi hari nk'ikintu ababebe bakunda gutinya cyane muri rusange kavuga se ngo niryamana no twamara kuryamana akanyanga biragenda bite ngo none ngampisi yarambonye ngiye hari ikibazo mitanye wowe ntago bamubonye nanjye iki kibazo mitanyibaza ese aba yandede ngiye nta mu ngo aba yamba ngo wagira ngo mwabonanye kandi namye neza kuvuga ngo
ndahamya umubebe anagusebeje niwe wanasebeka kurusha uko wowe umujama yabigenza kure njye mba numva icyo ngicyo Imana niba ukunda umwana ubona wagukunda muhe kuba mwakisanyira nta kibazo umwana byumvikanye nta kintu bitwaye muhe nagenda agende bwo nyine azaba atari uwawe nyine yes twese uvuge ngo ndisugira ata isugi se biracyabaho kubera se iki ntabwo uri isugi bebe ngize ngo bebe none se hanyuma kuri ingingo yaravuze yuko byongera urukundo kongera urukundo nyine sha birashoboka nyine tuhari igihe wenda umuja mu muryohereza kavuga ati ndahakwamira ntabwo nzahava nenda yaguca n'inyuma kubw'umubiri wamunaniye kavuga ati ariko hari mfite hariya uzima mvuse mana abantu basigaye banashukana binarenze gutyo mana uri kumva nyine hari n'igihe ukundana n'umuntu ugasanga umukobwa ngo afite yenda ngo umurongo ngo sinabikora ngiki n'iki abana si ubwo wamara na wa mugana ubundi ameze n'agaho umuntu utarabikora kugira ngo kugira ngo bibaho yego ariko rero ako ibintu bebe nyine bishyamo ntabwo ari byo mana mu gihe nyine se mu gihe ukundana n'umuntu mane byariga n'ibyishimo mana none se tujye tuvugisha ukuri ko musomana yegora sibye n'ibyo ikindi abagukurikiye ni gusomana n'ibyo birenze unese gusomana si ibyishimo mushaka gusomana n'ibyo birenze kutakuryamana nyine ngenda kubajije gusomana si ndamubajije gusomana kurusha kuryamana nese gusomana si ibyishimo ratumura bashaka yego nese kuryamana bwo si ibyishimo harugo ukunda iki watubwiye ko kuna gusomana jewe byombi wasanga mbikunda nawe no guhitamo nkunda mu gusomana no kwikora nikuvugire kivuga ikintu ndakuryamana kurusha gusomana ugakunda gusomana tuzaze si ubwuzuzanye nyine umwe umwe iyo ashaka kimwe turagikora ubwo yindi irari ryo turarihora abajama muri rusange irari muri rusange irari batita umugabo akagera wese aremye mwirari abari bo muremye mukize abari se shaho tubyitikira abakobwa se umukobwa wararigira ariko we arigumana bakunda kubigumana cyane abatipe ikibazo turabyerekana mana nicyo kibazo ariko abantu muri rusange nuko mwebwe impamvu igitsina gabo cyo kigaragaza cyane bafite umubebe avuga se hari nk'ukuntu umubebe avuga se kumva ushatse umuntu nyine umujama wawe se nibimubwira aramfata gute akavuga ati ashobora kumfata nk'indaya kandi mani buriya nabyo biba ari sawa ubundi ubusanzwe niba ufite umujama mukundana bindaya ye aho kugira ngo ujye umwifataho ujye kwirekurana ibindaya y'umuhungu mukundana ko nese n'ubu indaya kuri we azaba guca inyuma agiye hehe nyine ubwo azaba ari kakageso nyine ifite muri rusange umuntu yabwa buri kimwe ukajya hehe ubwo nyine nako baba bafite ingeso nyine ubwo ni ingeso ntabwo nyine banyurwa muri rusange kuba nta kintu mba mubona ubuse waba ujya he mana waba ujya he ufunga amaferida ukayafungiraho kabisa ubu nta kintu mubona ikiza igishukuri nimba ari igihari nikosore kibaye kinaye twagikosora ariko ntacyo kuri icyo ukunda gusomana cyane kuruta kuryamana ntabwo tipe yaguciye inyuma ntabwo byakubabaza kuruta uko wasasoma yewe nsanze irimo mani yana irimo nyine irimo bifata uko nako bari bwombo tukabiganiraho yanse imbabazi nkabyumva nkanamubabarira pe bikarangira ariko nsanze ari gusomana n'undi mukobwa nta nubwo twazongera no kuvugana sigenda ngo ndaramuha n'umwanya kugira ngo ambwire ngo baby urabona iza bebe arimo kwivugisha hano nta kindi kintu twakongera kuvugana yes sinzi nago yaho kugira ngo ndandukane n'umujama yaciye inyuma arimo aryamye n'undi mu baby twata ikintu twapfa no kuramufatamo gusomana n'undi mukobwa ese we yanga gusomana yanga ikintu cyo kuko damye neza nago erega nago wasoma umuntu udakunda waryamana n'umuntu ari umumiriza bitewe byarari nyine tugira abagabo hari ukuntu aza nyine ukabona kwihangana wapi kavuga ati kamuzimira ukaba wabikoze iminwa itayikozeho kabisa ese umuntu yaguciye inyuma akabikubwira gusaba imbabazi nuko wabyimenyera ikiza n'ikihe yaguciye inyuma se wamufashe se ntabwo wari ukuba umuntu yaza akavuga ati naguciye inyuma gutya akaza akabikwibwirira umutima ukamucira urubanza aho ati rwose naguciye inyuma no kuba wabimenya atabikubwiye ikiza n'ikihe wabyigumanira mani yagiye abibwiye namubabarira pe ahubwo mbagize amahirwe kubera ko nimbibwirwa n'undi muntu ajya azaza yongeramo n'ibindi byinshi bitabaye ariko mara uzi gusanga umujama wawe aryamanye n'undi ari kumubiri n'undi muntu kandi byavuze ko nta kintu byagutwara nta kintu byagutwara nta kintu byantwara
ariko nyine kuza kubikubwira ari igihe numva ari nakomeda mo gukina arimo kukubeshya ko se umuntu yitoye kuza kumbwira iki kintu cyangwa aragira ngo agerageze kamere yanjye ndebe koko aho nta kibazo ariko wamwifate ari gusa ari nk'igihe ushaka gusanga umujama bitewe n'ukuntu mwizeye wanabibona ukagera ukavuga ati ndimo ndarota uyu muntu se niwe nubyemera bati ni twin ukavuga ati mana hari ushaka ko hari undi muntu ariko nyine n'ikintu namubwira aho kugira ngo dushwane no mbebe bari kumwe bashwane namure ku mbebe agataha undi nanjye ngacungira hafi undi yava guherekeza nanjye ninjira mugata mukora ibiki twaserera nyine nkamubaza ikintu yamburanye kugira ngo ajye ahandi ngo nasanga nyine bifite impariga gatari ibintu tujye tuzirikana hari igihe ducibwa inyuma natwe twabigizemo uruhare ubwo rero abiganije byagenze gute igihe wabigizemo uruhare igihe wabigizemo hari igihe umuhungu mukundana utamubonera umwanya cyangwa se umukobwa mukundana utamubonera umwanya ubwo ndagushaka n'umubonera umwanya mwana nagubuze ikintu gushakira nyine uramwibuza iki ubwo icyo gihe nyine niyumva byanze kugira ngo apfe arajya kureba umuntu umugabanyiriza umusonga ariko mu by'ukuri ntabwo aba abikoze kubera ko akwanga ariko nyine wenda ahantu dutanga nagukunda si yihanganira byose hari igihe kwihangana byanga wa musore ujya ubyihorera bikanga pe yewe samutayime ni ukuri abantu ndabumva ntabwo wowe ukundana n'umuntu ukaba hari ibyo wamwimye akabishaka kandi nta kibazo wagira yansobanuriye wumva ko mbifitemo uruhare sha namwumva pe nkamubwira ati mbabare ariko nanone najya kunca inyuma azashaka umwana urenze bane byo kujya kuzana utuntu tw'amafuti turi aho ngaho ntabwo aho ngana nareba ngo ninjye ubifitemo uruhare reka aho ntari nunarubona nubona tunicara wakona icyara gicara hari ukuntu bigenze ambwire mwereke ndabigufashamo ndabigufashamo pasi ntabwo icyakubaza no yaguca inyuma ku muntu utabasha ku muntu utabasha nyine umubebe utagaragara cyangwa bibaho mwana ibaze ariko nawe ukundana n'umubebe bakakubwira ngo uri banga kajamo niko kakurira umwana mwana uhita ureba burya ariko iyo ari nko ku muntu urenze uhita uvuga ati byibura rero ndireba yateye ugaceceka nyine ukamubwira ko ukamugenda mukiyacara mukabiganira ariko nibura ukavuga ati ariko ntacyo yagiye ku muntu byibura ufatika musa no ku batipe se nuko watubwiye ku bakobwa ku batipe se yego mani niko babimeze ako se wowe urabyibagiye mani reba ariko nk'umu ex wawe nako ukundanye n'umubebe ugasanga teretswe mani n'umutipe uri tripu birakubabaza mani byo rukundo mwana urukundo se gutyo gusa ari urukundo urababara mwana biri seriyetu ariko hari igihe usanga yarahuye n'iniga ugasanga iniga ikurusha buri kimwe akahita avuga ati bro hariya aho ni hazima ngubu ngubu aho kugira ngo uce inyuma ku mujama mugenzi wawe si byo umutipe nyine ku mutipe no kugira ngo uce inyuma yenda ku mugabo wubatse ahantu byakabaza cyane ni hehe wajya ku mugabo wubatse yego uratuza ubwenge kubera ko umutipe niwe mubi hasi umugabo uriga ushobora no gusanga umugabo wubatse genda ariko tubyereke nako gusa icyamubaza cyane ku mutipe si ku mutipe man ku mugabo wubatse naribi umugabo wubatse bura naribi yego man nibe nawe ushobora no gusanga ari iminota nta hantu yaramujyana biba biri burangiye ushobora gusanga kuko kubera ko impamvu se kubera ko impamvu buriya ari umupapa mwana bafite na pressure avuga ati ku ruhande umugore n'ubundi ntabona ikibazo ariko uzagaca umugabo ntabwo yabivuga ko karavuga ati ndamutse nize agiye bya ejo byazagera kuri madamu ariko akaja umujama akajama ko karicara mu kabari kakavuga ati kiriya cyana aho ibintu bikorera ibaze rero bivuze atarazi ko iki cyangwa ari undi muntu baziranye urababara mani ku mugabo wase nari umugabo wubatse nari kuko ntabwo ufite abatipe b'inshuti yawe basanzwe tu aba batipe b'inshuti se zabura wajya no gusura gusura si ibintu bisanzwe tewe n'uburyo tubanyemo nabasura nawe undi umutipe wese ugiye gusura ugomba kuba ntabwo ariko bigomba kugenda ariko abahungu babigize umuco ariko se bundi nawe twirenganya abahungu undi wovuye iwanyu umuntu mwe musanzwe muganira bisanzwe ugiye iwabo w'umusore gukora iki ugiye kumusura nyine ngo muganire inshuti yawe ese mwabura icyo muganira ubundi reka mbaze ubundi kumubaze ubundi umukobwa mudakundana ubundi rero gusura mu sibye n'ibyo ubundi mwifuza nanone abakobwa baba bafite uruhare erega ubundi hari ibintu abantu bitiranya gusura no kuganira ibintu bitandukanye gusura no kuganira n'ibintu biratandukanye iyo ugiye gusura umuntu mu rugo ugiye kumusura ntabwo ari ukuganira abakobwa bagiye babyumva neza abakobwa nibo bafite uruhare
making sure ese ngiye kumusura cyangwa tugiye kuganira oya Muraryamaniwe ese uzansura waburetse se nyine wowe wumve nkubwire ugiye kumusura cyangwa mugiye kuganira iyo usanze umuntu mu rugo uba ugiye kumusura no kuryamana biba birimo rwose none iyo ushaka umuntu ko kumuganira mugomba gushakana umubura mukaganira abakobwa bagiye babyumva babyitiranye rwose batandukanye bashaka gutandukanye gusura no kuganira ni ibintu bitandukanye usanze umujama mu rugo uba wamusura ugomba kuba cyose ugomba kucyakira wabyanga wabyemera igihe wavuye mu rugo koga ukambara neza ugafata moto akayobora umumotari akakugeza mu rugo waje kumusura motari hagaraye yigira ku gipangu ariko umubebe we naguhamagara kuvuga ati duhure hano tuganire ntabyo mu rugo nyine muzamugiye mu kuganira kuko nimusohoka ntabwo muzamugiye kuryamana nta kuntu ariko nazi wawe kuganira no gusura ntabwo hariya barabyitiranya pe umutipe se ujya umusura cyangwa muraganira biterwa nyine natwe ibyo ikihe turimo kuko dukundana njya musungu bakundana mukundana byo naribi urwo rujijo ruveho mani usura kugira ngo ngwino usure tuganire duhurira ahantu akasamugare ko bibaye nibyo mani ajya kugira ngo ajya kugira ngo ngwashe ukansura tukaganira nubundi icyo kintu kizaba muzaganira munaryama ntabwo muzaganira we nako muzaganira nyuma muganira nyuma ufite experience kugira ngo wasebe kuganira ntabwo bibaho mugaje gusura nk'abatipi bangahe dukundana tutakundana ngewe nkwaje gusura kandi udusonera ruguru gusura icyo bivuze kuko nyine agize n'aba ex ugagize ngo yenda harimo na nawe ndabona ushaka kubona urashaka nyine tuganira duhure nyine ikintu ushaka ko tuganira rero pangano twahura nta kibazo uya ndashaka unsure mu rugo nawe ngwino mu rugo aho ninza mu rugo uyisimbishaka kurumva nanjye niyemeje kugenda nyine nawe urabyivuna so urumva wajya kubona urwo joro ruveho umuntu akubwira ngo nsura cyangwa tuganire ubitandukanye ibyo ubasha kubitandukanya we mukobwa ubyumva wikora ngo uvuye mu rugo ugiye gusura umutipe kuko ntabwo uzahora kurangira motari ngo ngo fata akamoto ngo nsange hano mu rugo zamenye wowe umuntu agwaye nimero gutya yahise aguhamagara ejo mu gitondo asubire ko cy'abahungu bakunda gusurwa nyine kandi icyo bashaka ntabwo mujya mubisaba hoya none se igihe usaba umuntu hari umukobwa rero gusaba ngo umusure nawe kabisa hoya ari umwe ko kimutaye musanga abantu babasura ahubwo wamugani nabo baba bishaka mani hari ababa babishaka hari ukuntu umuntu mutari mwanamenyana mutanaziranye none ibintu byitwa ngo WhatsApp group bizabikora umuntu kujya muri groupe ari ukunohereza agafoto gatora ngo iki cyana arakwandika ngo bite sensa amakuru meze neza nitwa kana kawe nakumenye muri groupe muri ibwiranye nese wansuye ibaze ngo wallahi simuziranye wansuye ukambwira ati nese ngiye wabanje ukansura mani ko ntacyo bitwaye ngo ngo se nkunze kugusura ngo ntakuzi gahunda yawe ntakuzi none se mukobwa nujyayo ubundi ahora amuzi nyine reka dushaka ahantu duhurira ngo hoya ngo ngwino unsure mu rugo nakigute ibyo ntabwo bari sawa abahungu mukunda gusurwa muri rusange ntabwo bakunda kuganira bakunda gusurwa ahubwo murabona abakobwa bose bazabasura bigashoboka bikavamo ariko nawe muravuga muri rusange kandi batubwiye ko nta musore urasura nyine se sinjya mbibona nuko ndarabibwirwa ndabibwirwa ndabizi abo barabizi iyo bakeneye ko tuganira duhurira ahandi kandi ibaze ariko mari ubucuti guta inshuti ni ibintu birenze ugiye gusura umuntu muvuye mu rugo mugeze yenda murashwanye nimwongeye kuvugana mu bayabanza ubwo se uje ngibyo wumva bikwiye ariko se wamugani yagusuye bikarangira byanze relationship n'ibirangira kumwe usanga mushwana ariko ari umuntu uhindukira ariko ari umuntu ubuze agaciro k'ubushuti akagusaba imbabazi akavuga ati sorry gutya nyine nawe urabizi umubiri n'iki ahubwo sinasobanukiye aho baganira hari umuntu byubaka kumva nyine ariko hari ugigira kagigira none mukanashikana mukabanza ibyahatari so wumva kugikuba umuntu yawe umwana turi fresh kumwanga uwo muntu rega wa mugani wasobanukiye ko aje kugusura akaba yarazi ko aje kuganira ashobora no kuba yanatumye utekereza nabi no ese ubundi wowe bureka mbaze mbabwira ubundi mutipe niba ubundi wumva ko hari ikindi kintu kiri ubundi wajya ubwisukura umukobwa kamwe turaza kunsura ariko kurama ibyo nibihagije akabyemera cyangwa akabihakana yakumva bidashobora ati oya sindibuze bikarangira no ngo nibagace ku ruhande ubundi rega n'ubundi yari umujamari yigeze gukunda atagufata nabi aranagiye gukina mutipe araza abwira ati baby ngiye nagukunze kandi sindi bucicino ku ruhande uzasura uzumpe uko nigeze aca ibintu kurana sinjya gutereta niba yaravuze ati nirari ngiye sinjya kubeshya ngo tugiye guteretana mani ngende umva nk'ufite irari rimereye nabi pe mubwiza ukuri uzangiye mbakakira uzaza kunsura ume uko
ndamubwira ati oya uti sawa urakoze none sibyo njye murangizanye ngo aho nana nimero none se abayitwa ngo ikoresha icyo muzi kumubwira oya none se urumva atari byo byiza akurumva iniga y'ibara yareba Imana kuri mu nzamo gute se nese kugira ngo agucishe hakurya ngo uzaze nsure tuganira aho kujya gucisha hakurya kuno ngo wazansuye tukaza tukaga kugira ngo ucisha hakurya yakubwije ukuri ukumva nyine akarasa ku ntego y'icyo ashaka ukabyemera ukagenda ubizi neza ko wabyemeye cyangwa wabyanze utakwije ku ruhande muri make abatipe bareke guca ku ruhande niba ashaka ko muryama hari n'igisho no kuvuga mu baby yenda nawe yari n'ukuntu no gupofotse yarabuze aho yabihera kugira ngo utamuseka kagiye bagize amahirwe tubigenda rero mubwiye ati wazansuye bigomba bikaba kumva nyiranyuze kurane ngo nzaza ngo ariko wapi buriya rero birangiye uzi buriya hariya n'ubundi ukomeje ukamuhamagara bikarangira n'undi nawe bishaka niba wanga arakubwira ati ngiye nzagusura ariko ibyo wapi urabona hariya aba yarabyemeye kuko nyine urumva aba yarakomprimiye ahubwo yarabuze ahera kuko buriya ashaka nyine ko yatabishaka aba yarakweruriye akita kubwira ati indese gusura iki kandi rega n'ababebe rega nanone bakadufate ngo babitugerekeho cyane twavugana gusa byaba bihagije urumva rero umwana surumva taworose wabyukaga akavuga ati nene mbwembere nkabivuga kandi koko mu bose baze mu bebe ashaka kubwira inshuti yakabwira ati Imana igenda gukora kandi ashaka ko turyamana wari umbebe ari umbebe ubibwiye umutima umva nago oya ababebe mani nyine ubundi abatipe siko cyo umukobwa bivuga ibyo bintu oya ababebe mani urabigumana mani ababebe barakumara ni cyo kibi cy'ababebe rero asubu ni ko ngiye yari ikintu ubundi njya mvuga bari mu bebe ugakubona nk'umuca mukumvura mukunze pe gusa nimbimubwira akankatira baza nk'ikintu atekereza kandi we wowe kakatira abandi ko icyo utagenda ngo ubivuge nyine nayo ndobo uyirya wumve ukuntu iryana utanujya indobo iraryana ndetse bebe ariyo wari wakira ntabwo nta ndobo ndajya urazitanga tu yarazitanze ariko nigeze gusaba umuntu aranyuma umusaba iki umusabye ikizi fanta kugira ukuri gisa ndabizi ikintu kimwe nakubonye muri karite zawe nuko ufite ukuri umusabye iki ntacyo namusabye bwombo arakwangira ati ibintu mani nabyo bibaho bibaho mani birababaza muzabinkore okay fresh agakupure kanya ariko kabanye gute ubona nyine nta bintu byatari nta gukomeza ibintu wapi mwibanira gute tubana neza byakije amabiri aho nta bintu birenze twebwe urukundo rwacu rwubakiye ku kintu no gusa n'undi mutipe kandi uyu n'umusheri ni inshuti kubera ko urumva nanone hari ikintu uba ubizi neza ko waba urengereye mani ntabwo ndi singo ngo ndi sacinga ngo nta muntu dukundana mfite aho mpagaze ubu ngubu ngo rero wanga ndajya gusura umuntu yenda bizi neza ko icyo kintu abo nkoze atari cyo ngo rero wanga ngiye gusura umuntu ntabwo byaba ari sawa tugamba mukunda kubwirana n'utuye bivuge ko mukunda ngo ndagiye kubwira ngo ndagukunda bebe yego bebe ndakubwira ngo topi wanjye ndagukunda cyane akantu bande kitwa topi wanjye nubwo no kuvuga izina ry'Imana ariko ndabona ushobora gukundana hata niba bikarangira nazi batajya bavuga izina nyine nubundi ariko nubundi bagiye ngo ndagukoresha uzigiye muhamagara mu izina ndakaje kugira ngo abashe kumva ko ibintu byabaye seri byumva neza cyane ese ubundi ko umuntu umukundana ukamuhamagara mu izina bifatwa arabifita nk'agasuzuguro agaragaza uzi ko mbibona icyo gihe iyo ukundana n'umuntu abantu benshi bakunda gushyira urukundo cyane imbere kuruta ubucuti iyo ukundana n'umuntu nyine akumva nyine ko ari urukundo gusa ntago nyine umuhamagaye mu izina ahita yumva none uri nko mu bandi bantu ahita avuga ati buriya hari impamvu ariko niba ari wa muntu mwisanzura no mu mwabaye inshuti nyine mara uko wamuhamagara kose aba yumva ko ari ibintu bisanzwe nyine naho byenda kujya impamvu rero usanga abantu bakunda gushwana kenshi kuko bashyira urukundo cyane kurusha ubucuti imbere kandi urukundo n'ubucuti bigomba ugasanga no mu rukundo kandi barabikaza ugasanga ibintu byose abigize no kunana babikundana bagira nko mu bantu ukabona barabizi rero bakabihisha babiziranye ariko tubiziranye ukabona nyine tipe cyangwa umukobwa amufata nk'ukuboko nawe Mariya hari igihe umwe ntabwo bakunda mugenzi we ntabwo ubwo ngubwo ntabwo baba bakunda baraca inyuma sibyo cyangwa se uwo nguwo ufata ukuboko wundi akabyanga uwo nguwo uri kubyanga afite icyo ari kwikeka muganire umubaze baby ko ngufata n'iki hano harimo wowe ntabwo bimubariza ko bimuzi oya mufayina nyine muraganira kuko nta kuntu wamufata kuko icyo gihe njyewe turagenda nkagufata kumva nkarakara nkahita njye nivumbura nkigendera ukabigisigaramo kuko nagufasha byanga rero iyo ngiye nyuma ntabwo nivumbura none ngo ngende ngenda guhamagara nakubwira ni baby duhure cyangwa nsura mu rugo tugaterwa n'ikintu wamenyereje umuntu nanone ariko oya nanone kuko nyine ibyo birababaza fata umuntu akakwirekura
ndakwirekuza ntabwo ari hari sawa n'ababibi banakunda hari n'ababibi banakunda Yakwikomereza njye. mwasohotse muri benshi ushaka nyine Akagira isoni? oya kuva ashaka nyine kuba mu president nyine ku buryo buri muntu wese aho ngaho ava ari sheri hari n'abajama ariko bameze uko nguko ibyo se byo uyu ndumva mujyama wawe wameze gute shaka ngo karite ze ni izihe abari aho ngaho jama wanjye ari cool kabisa nta kintu na kimwe ajya agira intambara niba wamuca inyuma yaciringa umwana yaza avuna nakinisha oya nyine byose erega mani hari ibintu nyine umuntu akora mbese ukunda kumwita ngo kiwo nda kumwita bebe wowe akakwita ngo iki agahita yikiriza ubundi ni ariko nyine bimubwira yakwikiriza twumva natangiye yes bebe ndagukunda bebe urukundo bari fureshi ba urukundo baruryoshye iyo ukundana n'umuntu umubwizanya ukuri mutabeshyanya mani biba ari ni byiza kandi sometimes no gushwana hagati y'abantu bakundana biba ari sawa twebwe rega mani umenya agaciro k'umuntu nimba twashwanye ntazibana zidakomanya mani ikintu dukunda gupfa yanze gutaha twasohotse kandi ubundi ari usigara mu twana oya ntabwo twari principe agira urumva niyo arimo kunywa nk'icupa akavuga ngo uriya ripfurikiye iriya byeri irimo hariya niyo iryoshye kuruta iyo maze mbabarira nawe nyingo mbanze nyumva wese umwe nshagaho nshagiye inko fanta narazimuhariye nabonye twese taratsirenze kwivita yego nibyo mani fanta yose cyane cyane orange cyangwa se orange karava mu nyamaso oya hari cyo bita no gusana ibyangiritse sugise guta nicyo bita marangiritse barimo yisana ndo kwisana nyine irumva rero abari ku rwego wangiritse agari cyane aha ntabwo yangiritse fanta ya orange iraryoha by the way yo fanta numva ngo wikumbuza bya bihe wataye abagira ngo usubire bubise wa muntu wataye wa muntu mutanye n'ibyo byose uri umuhanga wa mushere wanjye ndasakira mu kubita gatomo mu mutima Yesu Kristo we kubita umutomo uri kubwira abasirikare mani ngo imitomo mu kubita umutomo ni nko kubwira fande ari ku rugamba ngo ashyire imbunda hasi ngo tuvugaho ntabwo ese koko ibintu bibarimo koko biturimo cyane bebe yego bebe ndakunda cyane ntabwo nifuza gutakaza merci beaucoup bebe ndamukunda cyane ntabwo nifuza kuba namutakaza urakoze cyane shusho nawe usubiriza murakoze gusa njye ntabwo ngenzi abanze aruhuke reka mbanze duke abivuge neza mu kufilinga shusho yes bebe nzagutembereza imisozi 7 ngo utujishe mu mutima wanjye gukunda cyane bebe we thank you ukunda kubi siko nari ntabwo wari ubizi ko mbizi ntabwo nari mbizi aranuguye cyane umuntu ubwo afite yifite motari afite impano ntabwo nari mbizi ko hari utuntu twinshi ntaramenya baraziranye nyine kuko ngiye kukwambika twagiye komeza mbwira irya nyuma bebe wanjye ntabwo nari ko ufite impano zimeze gutya sure aranuguye birenze n'ibikenewe ahubwo bebe kubera urukundo ngukunda kandi urabizi sinabigukora ndagukunda bya danje nabuze ikindi kintu nyine cyabigaragaza pe shusho tegeze suhizanya wani mikoro mari n'indi kintu imushyizemo ariko uvuga imwambitse izuba ari ndakwambitse ndagukunda nkoza ku mutima nzagukunda forever I love you love you baby amaseno ndamwabiteguye mwana usuye ndamukunda bya danje mwana mu babuto shusho ugiye kurasa ntago wabinkora uragize ndiso wallahi ndiso love you baby I love you forever thank you wow kabisa ari byiza cyane kweri kubunana kigendera oya bundi sumani
sheri nturire uruzi se oya ndumva yishimye nyine biranunguye kwa ariko ntabwo ariyo iyo uyimuhaye ntabwo ariyo kumugira ikimenyetso tubikura ni ikimenyetso iyi ngiyi byose bikujemo gute byari bindimo n'ubundi tumbimaranye iminsi ariko cyari cyo gihe ukabona nta kindi kintu cyari cyo gihe iyo gift y'uyu munsi iyi niyo yari gift y'umunsi mukuru se Valentine ajyakomeza byani hahandi naho duhita mugiye kuvana mujye aho dushaka tugiye umwana nubwo turahiga ariko nabimubajije cyagiye uhita turogoye ariko arabizi ubwo bise noneho nawe ndasinzira ngo ntabwo ndabasha kwakurura neza turajyayo ariko turajyayo shusho iyo mana niyo y'uyu munsi se Valentine nziza bebe yakoze cyane ni iki wamubwira ya iteka nzahora mubwira ko nkunda ntabwo bizahinduka sure yes nabarenganira byinshi tuba tuziragiyeho yimita benshi nababwiye buriya abantu bakundana baziranye utuntu twinshi ko mukunda cyane yarimo kumbwira ko mukunda cyane yarambwiye ngo iri joro ngo none ntabwo tuza kurarana turaryamana yego turaryamana uramwemereye yasetse cumi na rimwe zawe yego oya turi uyu munsi dufite kuganira ntabyo gusura turaganira hari munsi no kuganira gusa turaganira yabo shusho ahubwo batari kwiye twigendera akoze cyane kutuganiriza cana mwaragize munsi kuriza wa uraretse ko bibaho ntabwo yari azi ko yaganze no gutera ukunda akaryoherwa ntabwo nari mbizi utuntu twinshi ubwambere babikubwiye bakubwiye ubwa mbere mu gihe tumara ni ubwa mbere yakora ibintu nk'ibi ngibi yajyaga nyine anungura ariko nyine iby'uyu munsi byo birarenze rero zumve ko akari mu ngo ibyo ubona n'ibike biracyaza noneho ndimo ndakunda n'akaye bebi wanyibukije akarimbo turi kumva muri ino minsi akarimbo bita ni bido ka Christopher kariya karimbo ni fresh abavugamo ibiki bebi bisobanure ntabwo ndasoma lyrics yayo neza ndetse nyibacurage rero byo mushaka nyine tubwira amwe mu magambo arimo yose ni meza bagende bayumve tu umwari wawe se amagambo arimo bebe ndayagutora ngamo makeya rero harimo menshi meza ntago mani njye se ndi Christopher cyangwa nshaka nyikumvishe warese se ubwo mumbwire niba mushaka nyibumbishe gukuba amagambo meza yarimo ago turakiyumvira muri bishego gaswe muri bishego umva se muteka twigendere nta gishego kimwe yego birimo ndabyibutse nyine byose byose si kimwe ibishego se ibintu nyine umuntu aba adashaka kuvuga mu mazina yabyo nkuko bavuga ngo bwombo akisubira bwombo ni ibiki umuntu wayizanye bazamubaza ngo bwombo ubundi ni iki bwombo ni iki bundi umukomboka gake gake cyangwa sawa nyine buriya iyo bavuze bwombo birumvikana dore intego mufite mu rukundo tugana ku musozo ni izihe intego dufite mu rukundo Nyagasani akomeza dutize ubuzima twakora famiye tukabyara abana babiri kugira ngo ni nawe ukanazahukana umwe nawe asigarana uwundi tukabagabanya iyo babaye batatu byaba ikibazo undi yabura hajya ni kwa mukecuru cyangwa rero bagomba kuba babiri nyine nibyo ubundi twebwe ibintu byacu byose ni ibintu byose babiri umwe w'umuhungu n'umwe w'umukobwa wajyana uwe natwara umuhungu gatwara umukobwa mwese murire ku oya njye najyana umukobwa yatwara umukobwa natwara umuhungu babaye ari impanga twagumana ubwo ikibazo cyaba cyabaye byanga bikunda ubwo twakigomwa umwe tu ntakigomwa kirangira mu buri turimo turagana ku musozo mwakoze cyane kubana natwe n'ubutaha muzagaruke sinzi niba hari ikintu mwabwira abantu cyangwa se icyo ushaka kubwira sheri wawe tukabifuriza umunsi mwiza w'abakundana hanyuma tugaseninga icyo nshaka kubwira sheri wanjye gusa ndakubwira iki bebe icyo ushaka bebe
utazagera agakobwa kakwiyongoza byumve neza abakobwa bari hanze nibara bamukunze mukuntu nyebere barekera nimve uko navuze ngo ntabwo uburenganzira aho urabyumva wanjye ndadiha we njye ndamukunda cyane tu kandi sinabikora abakunzi banyu bo nta butumwa mubaha abakunzi bacu nyine turabakunda cyane abakunzi bacu turabakunda cyane kandi tubashimira nyine ku makomenti bagenda batera nyine dukurikirane nyine tu murakaze Okay, fresh mwakoze cyane kudukurikirana no kubana natwe no gukomeza kunogerwa n'ibiganiro bya Yawe TV. Reka mbibutse ko tuba dufite kandi na website ikugezaho amakuru abavugwa hirya no hino ku isi agezweho anyuranye abavugwa mu isi dutusha kumenya amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru uba ugomba kugana iyo website kugira ngo bashe gusobanukirwa na isi ibayerekeza. Mwakoze cyane kubana natwe, reka dusubire ibintu byacu bitaha nakagaruka. Ciao.